Aburahamu. Imana ihamagara Aburahamu imusaba kuva mu gihugu cye. Uhoraho abwira Aburahamu ati wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzarigira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abazakuvuga neza nzabaha umugisha, uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Aburahamu agenda agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Aburahamu yimuka mu mujyi wa Harani, yari ageze mu kigero cy'imyaka 75. Aburahamu ahagurukana n'umugore we Sarayi, na Loti umugore wa mwene se, hamwe n'ibintu byose bari batunze, n'abagaragu bose bari barahakiye Harani, bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Aburahamu yambukiranya Kanahani akamanukira mu Misiri. Nuko bagera mu gihugu cya Kanahani, Aburahamu yambukiranya igihugu cyose, agera ahantu hitwa Sikemu, ku giti cy'umushishi wa More. Abakanahani bari bagituye muri icyo gihugu. Uhoraho abonekera Aburahamu, aramubwira ati urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Aho ngaho Aburahamu ahubaka urutambiro, arwubakira Uhoraho wari wamubonekeye. Ahavuye ajya ku musozi uri iburasirazuba bwa Beteli. Nuko ashinga ihema rye hagati ya Beteli iburengerazuba na Hayi mu burasirazuba. Aho niho yubakiye urutambiro Uhoraho, maze ahambariza izina rye. Hanyuma Aburahamu agenda yimuka agana muri Negevu. Haza gutera inzara mu gihugu, Aburahamu niko kumanuka ajya mu Misiri guturayo, kuko inzara yari yabiyogoje mu gihugu. Igihe agiye kugera mu Misiri, abwira umugore we Sarayi ati dore uri umugore mwiza mu maso, ufite uburanga. Abanyamisiri nibakubona bazavuga bati uriya mugore we, njyewe bazanyica, wowe bakure kubeho. Ndabigusabye uravuge kuri mushiki wanjye, kugira ngo bamfate neza kubera wowe, mbone no gukiza amagara yanjye mbikesha wowe. Koko rero Aburahamu ageze mu Misiri, Abanyamisiri basanga umugore wari mwiza byahebuje. Abatware ba Farawo bamaze kumubona, bajya kumuratira Farawo, uwo mugore bamuzana mu ngoro ye. Nuko bafata neza Aburahamu ku mpamvu z'uwo mugore, abona amatungo magufi n'amatungo maremare n'indogobe n'abagaragu n'abaja n'indogobe z'ingore n'ingamiya. Ariko Uhoraho ahanisha ibyago bikomeye Farawo n'urugo rwe, amuhora Sarayi umugore wa Aburahamu. Farawo niko guhamagaza Aburahamu, aramubwira ati wangize ibiki? Ni iki cyatumye utamenyesha ko ari umugore wawe? Kuki wambwiye ngo ni mushiki wawe, bigatuma mugira umugore wanjye? Ngaho noneho dore umugore wawe, mufate ugende. Farawo ategeka abantu be, baramwirukana, we n'umugore we n'ibye byose.